ndi mu bantu bazi ukuri kwinshi cyane nibyo njye nkurikije uko nabyumvaga nari nicayemo nanjye nk'uko wabivuze nkurikije uko njye nari ndimo mbyumva hari umuntu ukora icyaha ukumva ko yicuza koko ntabwo uriya muntu yicuza nahamutse cyane ataye umutwe ku buryo nasohotse nuko mfite abantu babashyigikiye bamfashe mu mugongo kuko namubonye avuga ukuntu yamwishe avuga ukuntu abeshya kuko atakata kandi yaramwishe bigaragara nababaye cyane bikomeye nakomeretse cyane kuko uriya mugore ko igihe yajuriye igihe kirekire hari amafaranga bari barambwiye yari bavugaga mu rukiko yari arimo bavuga bati azafasha bariya bana uriya mukecuru urukiko ngo rwari rwambwiye ngo kuyafata ngiye nsanga cyarajuriye amafaranga barayanye mu rukiko ubu rero nyine ndahugutse abo bana bariga njye ubarira rwose ni inkumi mane n'abasore ndacyana n'abana banjye babaye narabyaraga kampemba nagira umwana agira ikibazo ku ishuri nkamuhamagara tukabonana umunsi ku wundi kuri telefone birangira ntakimubona ariko aje kuvuga ko ashinyagura cyane agaragaza ko niba yapfuye akamugerekaho n'ibindi byaha twe tutanazi byavuze bwa mbere arimo arabihindura arakuramo basaza be barinjiranye mu cyumba ibintu byose arabyanze arabitesha agaciro genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire neza cyane bakunzi b'Urugendo Online TV bari mu bice bitandukanye ndabasubije cyane kandi nkomeje kubifuriza ibihe byiza cyane nitwa Samu Gakire ndi kumwe na Jerry turi muri rwa rugendo rwacu rwa buri munsi umunsi ku munsi uyu munsi turi mu mujyi wa Kigali turi ku rukiko rukuru rwa Nyamirambo niho duherereye uyu munsi urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge uyu munsi twahaje kubera ko muzi ko mu minsi yashize nabagejejeho ubuhamya cyangwa se ikiganiro cy'umwana bita Boneri arimo aduha ubuhamya bw'uburyo mama we yishe nyina iyi ni inkuru yamenyekanye cyane umwaka wa 2019 ubwo umurenge wa Kinyinya mu mujyi wa Kigali akagari ka Kagugu inkuru ya Shanita ndetse n'abasaza be babiri aho bishe nyakwigendera Kariste wari umugabo we barabyaranye abana babiri bakamwica urupfu rw'agashinyaguro bavuga ko bari bafitanye amakimbirane mu muryango bikagera naho ndetse bamukuraho n'igitsina ibyo ni ibyagaragaye cyane mu nkuru twagiye dukora mu mwaka wa 2019 baje gukatirwa rero igihano cyo gufungwa burundu uyu munsi rero barajuriye bari baje kuburana nyine ubujurire ariko ibyavuyemo n'uburyo nyine byagiye bigaragara uburyo batari guhuza n'ibyo bavuze mbere baburana basaba imbabazi aho basabaga imbabazi bavuga ko umwe muri basaza be atabigizemo uruhari mu iyicwa ryo wari umugabo we ibyo byose rero nibyo bya tuzanye no kugira ngo tubikurikirane nibyo mujye kureba muri iki kiganiro ikindi kandi n'uburyo abo mu muryango wa nyakwigendera Kariste ntago babashije kwihanganira uburyo bisobanuraga kuko bo babyitaga shinyaguro kuko hari n'uwabuze hari n'ababuze uburyo bwo kwihangana mu rukiko bavuza induru bararira bamera nk'abantu bahungabanye barasorwa bajyana hanze bitewe n'uburyo bumvaga ibyo bari kwisobanura bisa nkaho ari agashinyaguro Urugendo Online TV turahari kugira ngo tubakurikirane byinshi cyane iyi nkuru muraza kuyimenya mumenye n'icyo bamwe mu muryango we baribuze kubivugaho kuri iyo shusho ya 2019 tuza 2020 iyo numva nsanga birara agashinyaguro nagashinyaguro uyu Kamayirese ubundi wari usanzwe umuzi ute Kamayirese se ubundi wari afitanye ibibazo baramubwiye ngo afite amazu menshi namuhe mwimwe aramusubiza ati inzu ntibi nkwano aramubwira ngo tuzabonana ngurabeshye tuzabonana byari ibintu bimaze igihe kirekire Mukamazimpaka Shanita umukazana wawe ubundi yaramaranye imyaka ingahe n'umuhungu wawe baramaranye imyaka barabyaranye kabiri ariko baramaranye igihe sinibuka umwaka yamuzanyeho amakimbirane mukeka nk'umuryango yabaraya nta makimbirane yarahari ntarahari rwose ndetse ibintu byari n'ibyo niba wari umutegetsi mu rugo undi yazaga nk'umugenzi abana babyaye babayeho gute uyu munsi abana bari mu maboko yanjye ntacyo babaye ibintu byose beraho kwigisha ibintu byabaye niki
umuntu yabivuga gute yabisobanura gute nk'umuntu ibyabaye se muri ubwo bwicanyi ni indengakamere ntako nabivuga bari bamaranye imyaka ingahe bari bangejeje imyaka 12 yaraje arasaba afata irembo uramushyingira aragenda cyangwa bari barabanye bashya babanye gutya ariko ndaza nenga inzoga ndaza ndasaba ntanga amafaranga ndasaba baranshingira ku mugaragaro barabana ndetse nubwo nari mpavuye mu buryo bwo gusezerana amaze gusezerana icyo napfaga n'umutungo ubwo dusezeranye ndawegukanye aramwica nze uri mu kigero cy'imyaka ingahe umwana yavukanaga n'abana bangahe ngiye mfite imyaka 75 navutse muri 48 yari umwana wa kangahe yari wa gatandatu ubu inzu bari batuyemo ntabwo bakodeshaga bari batuye hari ikintu kivuzwe kijyanye n'imwe mu mitungo yabo ishobora gufasha abana gukomeza ubuzima nubwo nyina yabahemukiye akabahekura kandi n'ubundi barabagoye sinzi icyo babivuga bari barenze no gukodesha kuko n'ubu afite amazu atandukanye zimwe ukwazo izindi ukwazo umva rero ntiyabura ibyo avuga ntibyabura hari abaturage bibuka iyo shusho igihe urubanza rwaberaga ikinya batubwira urubanza rwabaga bamwe uyu tugiye kuganira ni umwe mu bantu bari inshuti zo hafi na nyakwigendera muraho neza iby'urupfu byongera ngo byanyuze mu itangazamakuru kenshi cyane abantu barabyumvishe ahubwo ngira ngo n'uburyo wenda bari bakatiwe ibyavuye mu rubanza abantu bose bari babyakiriye neza uku kujurira kwa Shanitah na basaza be mwabyakira ute haje abantu bo mu muryango nawe nk'umuntu wakoranaga byo hafi na nyakwigendera Callixte mwabyakiriye ute ese n'ibyavugiwemo hariya byose uburyo ko numva bari guhindura ibyo bari bavuze mbere ibyo mwabyakiriye ute ngira ngo ntabwo ndi bivuga byinshi ariko twabyakiriye byo ngira ngo buriya ibintu bijyanye n'amategeko ibintu byo kwitondera cyane cyane ko buriya kujura kwabo buri mu burenganzira bwabo nk'uko amategeko abiteganya rero ko uyu munsi twari twaje mu rubanza kuko byari ngombwa cyane cyane ko ntabwo twaba twarabonetse mu manza za mbere uyu munsi mu ngo tuburi niyo mpamvu rero uyu munsi twaje gusa icyabaye kimwe nk'uko mwabibonye mu bujure bwabo urebye objectif ari bafite gusaba imbabazi kwemera ibyaha n'ubwanyuzwe ibihano ariko cyagaragaye nuko nk'uko ubushinjacyaha bwabisobanuye nk'uko umwavoka bisobanuye byasanze muri dosiye za mbere mu buryo bwaba bagiye babiregamo ibyaha barimo bagenda bahindagura amagambo bavuga ku icyo gihe rero mu by'ukuri ngira ngo nk'uko mwabibonye kigaragara ko cyakigamijwe ndetse ko byagenze bahawe burundu mu rukiko rwa mbere rw'ibanze ubu ngubu umushinjacyaha n'ubwo badasomewe ariko kigaragara nuko ubushinjacyaha bwabasabiye n'ubundi burundu nk'uko bari bayihawe cyane cyane ko bagaragaje yuko uyu munsi ibyo bavuga bitandukanye n'ibyo bavuze mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha namwe nk'abaturage nk'inshuti murumva ko ikibazo cy'ubushinjacyaha cyakomeza igihano cya burundu bakatiwe kigakomeza mu by'ukuri ntabwo si ukwishimira yenda ibihano bahabwa ariko mu buryo bwo gutanga ubutabera ku muryango wahemukiwe uhohotewe ababyeyi banyakwigendera abana banyakwigendera abavandimwe banyakwigendera n'inshuti za nyakwigendera nkatwe ni byiza ko ubutabera agomba gutanga mu buryo bw'uko icyaha bakoze n'icyaha cy'indengakamere kandi biba na byiza kugira ngo n'abatekereza ko bakongera gukora ikindi cyaha nk'icyaha bakoze babone isomo kugira ngo bitazasubira kumva rero byaba ari ibyo ngibyo nta kibazo nk'abareba hafi iyo urebye umuryango ukareba abana ba nyakwigendera ubona harimo ikihe kibazo ikibazo cyenda byo urumva ko ntabwo byabura kurumva umubyeyi umwe w'umugabo wari watunze warabeshejeho yavuye ku isi yarapfuye uyu munsi ko ari nyina yakaba bareberera nawe warafunze muri mu buzima ntabwo twavuga ko bimeze neza ijana ku ijana ariko mu by'ukuri urebye uburyo ki amaboko barimo uyu munsi wa none nuko bafitwa na nyina wa nyakwigendera bitwa ko ari nyirakuru abana babayeho neza nta kibazo bafite kuko abiga bariga bararya baranywa mbega bafite ikibazo cy'uko wenda badafite ababyeyi iruhande ariko abafite mu nshingano umunsi bashobora kuba barabafasha buri kimwe cyose uburyo nta kibazo bafite yego murakoze cyane
uyu ni umubyeyi wa nyakwigendera, muraho mukomeze kwihangana, akaba ari nawe ufite wasigaranye bariya bana. Wumvishe ko bari kujurira ukaba wari uri hano mu rukiko, babyakira ibiti ibyo bavugiragamo hariya? nahamutse cyane, ataye umutwe ku buryo nasohotse nuko mbita abantu babashyigikiye bamfashe mu mugongo, kuko namubonye avuga ukuntu yamwishe, avuga ukuntu abeshya kukatakata kandi yaramwishe bigaragara. Nababaye cyane, nababaye cyane cyane bikomeye, nakomeretse cyane kuko uriya mugore ko igihe yajuriye igihe kirekire, hari amafaranga bari barambwiye yari bavugaga mu rukiko, yari arimo bavuga bati azafasha bariya bana, uriya mukecuru urukiko ngo rwari rwambwiye ngo nze kuyafata, ngiye nsanga cyarajuriye amafaranga barayanye mu rukiko. Ubu rero nyine ndahugutse abo bana bariga, njyewe ubarira rwose ni inkumi bane n'abasore, nta cyane nk'abana banjye babaye. Yego, ntacyo babaye, ni wowe ukibafite. Icyifuzo cy'ubushinjacyaha cyo kuba bari bukomeze gufungwa burundu, biriya nabyo ni ukuvuga ngo nicyo cyifuzo nawe waje hano ufite? Rwose numvishije rwose ravunye umwana wanjye ngo yazutse namubonye, akomeje uriya mugore ntamushaka kugira ngo mubone muri abana banjye. Ubwo icyo navuga nyine rwose burashize cyane rwose bwakoze, kuko ntabwo nifuza no kumubona ko yataha, ntabwo nambaga mbishaka, babikoze neza. Ukujurira kwabo bamwe babifashe nk'agashinyaguro. Nk'agashinyaguro, ntibashinyaguye nyine, si agashinyaguro, abantu bakatiye burundu ubundi barajurira. Sinari nazi ko bajurira, nari ko babakatiye byarangiye, none ngiye kubona rero mbona barajuriye, birantangaza. Ni uko rero nuko byagenze. Bicujije icyaha, numvishe uriya mugore ari no gusaba imbabazi mu muryango. Numvishe mu byo yavugaga ari kuvuga ngo ndasaba imbabazi, ngo naricujije nishe umugabo wanjye. Nde nta mbabazi namo, kuko nkora ibintu birenze. Umwana wanjye yariga, afite amashuri, afite imodoka, afite amazi, afite umugore yaradabagiye, ari umugore urya neza, umugore we yasezeranye nawe, aho gusezerana ahubwo ashaka kugira ngo abone uko amwica. Ayo sezerana amuriho amuhiga kubeshya n'icyaha afite n'umugabo. Namwumvishe umugabo yashaka gusanga witwa ngo niba ari Asonga. Uwo mugabo we yapfushije umugore, biriya bihugabo byaramukoreraga, byakoraga uwo mukire. Noneho uriya mukire, uwo mukire avuga ati ko mfushije umugore wanjye ndaza kubigenza gute, mukamaze mpaka ntahari karagabo kandi tuzakica. Bariya bari abakozi b'uwo mugabo, niho batangiriye ako kagambane ko kugambanira umwana wanjye. Umwana atabizi, yikoraga mu mutara kwa Kagame. Umwana wanjye rwa mugambane byo atabizi, akavuga ngo bagiye mu nama nakire ngo bagiye mu nama. Ku mwana wanjye ugeze haravuga ati iyo nama ahiziba iwanyu inama bari baturanye no kwa nyirabo. Noneho aragenda, wagezeyo uriya kera kinini kimukubita urushyi, atako izo nama zidashira n'iziye, aramukubita. Amaze kumukubita arataha, ageze mu rugo umugore arara, aba kuri telefone ati sinkubone hano, sinkubone unzira hano mu rugo. Bari baturanye no kwa nyirabo. Noneho ageje mu gitondo ngo arazinduka, nawe n'akana kabucura kanje kabagayo. Noneho ageze mu rugo, ahita ageze mu rugo azana miliyoni nk'icumi uriya mugore, aho umugabo kugira ngo abone uko amukuru amwica. Ati umugore wanjye ihigumira ahangaha, ubwo musaza we yankubise, nanjye niteka twirira, ngiye ku kazi nta kibazo itekeye. Ubwo rero Kagame kaya miliyoni azisubiza aho ngaho yazikuye kwa nyina. Ubwo nibwo rero hashize nk'iminsi 5 nubwo bamushinze ibyuma nibwo bamwisha. Ni ibintu by'akagambanye bya kera, ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo ejo cyangwa ejo vuba. Mama ukomeze kwihangana. Yego, muraho neza? Yego. Ni ukomeza kwihangana. Nabonye uri umwe mu bantu barenzwe n'amarangamutima, urarira mu gihe bari kwisobanura bajurira bavuga ko bashaka kugabanyirizwa igihano. Ari nyakwigendera mwari mufitanye irihe sano? Ari musaza wanjye. Yego. Narabyaraga kampemba. Yego. Nagira umwana agira ikibazo ku ishuri nkamuhamagara, tukabonana umunsi kundi kuri telefone, birangira ntakimubona. Ariko aje kuvuga ko ashinyagura cyane, agaragaza ko niba yapfuye akamugerekaho n'ibindi byaha twe tutanazi. Byavuze bwa mbere arimo arabihindura, arakuramo basaza be barinjiranye mu cyumba, ibintu byose arabyanze, arabitesha agaciro. Natwe niko arimo kudutesha agaciro. Hano hari abantu benshi batabaye bafite agahinda gakabije, bose ruze mu rukiko nabaje kureba uko yagarutse kudushinyagurira. Ubwo rero turababaye cyane. Ariko ikindi kintu cyambabaje n'ubu kikimbabaza ni nyina. Twavuze buri munsi tumuvuga, akaba atagaragara mu rukiko, akaba nta gukurikiranwa, ari hanze aridedembye, aradusesereza, aravuga amagambo atari meza, ntabwo ugeze abazwa.
nyina wa Shanita nyina Shanita nta kintu yigeze abazwa kugeza ubu. harya yari atuye hehe? Yari atuye Kagugu. niho akiri? Kubera nyine ibibazo byabaye we yihutiye guhita yimuka bamwimura vuba na vuba ko abaturage byari bababaje. Aho bamubajije ibyaha yagiriye icyuho bagihitamo kumwimura ajya mu wundi mudugudu kandi yahishiriye ibyaha kandi ibyaha bizi bitangiye kugeza binasoza. Ubutabera bwaramuhishiriye ntabwo tujye tumubona atubwira neza iyo nama zakozwe kandi bamugarukaho buri munsi. Ntabwo twiye tumubona tumureba ngo avuge icyateye gutuma yoshya abana bangana kuriya ngo bice umuntu. Urakoze cyane ukomeze kwihangana. Reka dusoze tuganire na Bonire. Ngira ngo bwashize n'ubundi twaraganiriye yaduhaye umwe mu buhamya bwe n'ubundi ni umwe mu bagaragaye hano ku rukiko. Bone komera cyane. Urakoze kandi nawe ukomeye. Ngira ngo uri umwe mu bantu bari bicayemo hariya, hari abantu bo mu muryango bafitanye isano bamwe bananiwe kwihangana. Wowe wabyakira gute uri kumva uburyo bari kwisobanura kandi uri mu bantu bazi ukuri kwinshi cyane? Ndi mu bantu bazi ukuri kwinshi cyane nibyo. Njye nkurikije uko nabyumvaga nari nicayemo nanjye nk'uko wabivuze. Nkurikije uko njye nari ndimo mbyumva hari umuntu ukora icyaha ukumva ko yicuza koko. Ntabwo uriya muntu yicuza. Hari ahantu yigeze kuvuga, niba nabyumvishe neza niba nawe wabyumvishe, hari ahantu yigeze kuvuga ngo ndumva igihano cyanjye kiremereye. Rumva ari kuvuga ko kiremereye rumva kurusha ikosa yakoze. Rumva aba yakigereranya n'ikosa yakoze akumva bingana. Ntabwo yakabaye ari umuntu ukivuga ngo kiraremereye. Kandi koko mu by'ukuri ngewe uko mbibona nta nubwo ku ikosa yakoze nta nubwo wabigereranya 50%, nta nubwo wabigereranya 2%. Bone mwarabanaga mu rugo, ngira ngo na biriya bintu byose yavuze byabaye mu rugo. Mu kiganiro bwashize twagiranye wasobanuye ko uwo munsi uburyo bari babipanze n'ibiki byose uri umuntu wabisobanuriye abantu. Nanone yasobanuye we ubundi buryo butandukanye nubwo wari watubwiye. Byo wabifashe ute nk'umuntu wari uzi ukuri neza ku buryo bagiriye pawe nabi kandi wari uri muri urugo mwarabanaga? Ntabwo ari ubu ngubu yaba agerageje guhindura ibintu ngo abivuge uko bitari. Wagiye wumva ko bagiye n'umundi ubushinjacyaha bwagiye buvuga yuko agenda ahindura imvugo, agenda ahindura ibintu, ashaka kubifata. Nibyo byandi nakubwiye ngo ntabwo arumva ko yahawe igihano gikwiranye n'icyaha yakoze. Arashaka gufata icyaha yakoze kinini akakigira akantu gatoya akagihishira. Ako ntabwo byakunda. Biriya rero kuba nabyumvisha ntabwo byanunguye uko nsanzwe mbimwumvana. Yego. Komera kandi ukomeze kwihangana. Ubwo reka tegereze ikizava mu myanzuro. Yego murakoze. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.